vipi mumeze muterizere ko mumeze neza ndabasuje mwese karibu cyane kuri C France Lifestyle zire ko mumeze neza mbimushinje muri stamina nje muri stamina hari umuntu uretse kumbaza ngo ni iki nkoresha kugira ngo ngire iminwa myiza nkora iki kugira ngo nyiminwa myiza ngiye kwabwira ibanga nkoresha rwose murabona ko iminwa itukuye cyangwa se isa na rose bikorute bigire ni gute ushaka kugira iminwa myiza iminwa niyo itaba rose cyangwa se itaba rose ariko ukagira iminwa ibobereye imeze neza kabisa kugira iminwa ngo iri seke cyangwa iminwa yumagaye rwose bigaragara nabi cyangwa se ntabwo ari romantique murabyumva ariko ngiye kwabwira ibanga nkoresha kugira ngo ugire iminwa myiza navuze kugira umunwa muremure mvuze kugira amarevre y'iminwa rwose aze ameze neza ari du cyangwa se yoroheyemo cyane. Ikintu cya mbere nkoresha reka nze mbabwire ibanga nkoresha kugira ngo iminwa ngihore yorohereye cyangwa se gakuno itangira kusa n'intuza na rose. Hari umuntu yambajije ati rwose ufite iminwa myiza wazambwira ibanga ukoresha. Reka nze ibanga ndibagezeho rwose ntacyo ntazababwira ntacyo nazabagezaho uko biri. Ikintu cya mbere mwabantu mwe ka vaseline nta bindi bintu byinshi njyamo ni vaseline nkorera akazi kandi ka vaseline muri tusanzwe tuzi ko zino ni vaseline nayo dukoresha ku munwa biti n'inyuza ariko na kano ka vaseline nako ni sawa cyane ingi ni rabero nyine kuduzira rabero ni marike ariko nyine n'intuza vaseline marike ya vaseline dusiga ku munwa hari n'izindi marike nyinshi rwose nta kibazo n'ingi vaseline isanzwe na rwose tuyisiga ku munwa bituma umunwa orohera cyane. Iyo niyo kintu cya mbere nkoresha kugira ngo iminwa ibitoshye cyangwa igidu cyangwa se ibobereye iminwa ibobereye. Ikindi kintu cya kabiri nkora kugira ngo iminwa nayo yanjye ihore ari do uburoso nkuko mubizi uburoso dukoresha kwiborosa ariko ngiye niborosa amenyo kabiri ku munsi. Iyo maze kwiborosa nk'uburoso rwose hari ncishaho gutya kuntuza ku munwa rwose nawe nkacishaho rwose ngakuba gutya ariko nkakubaho buhoro urabizi ko uburoso wabukomeye ngakubaho buhoro ubu ni uburoso bw'electric nkunda koresha n'ubungu n'uburoso busa nkunda koresha uburoso bubiri bitewe nuko byumva ariko cishaho gutya gusa uburoso bwanjye bwa electric bufite inoza vitesse 3 nshyiramo vitesse yo hasi n'ubungu nkagenda cishaho buke gusa cishaho rwose na korogate iriho nkagenda cishaho gutya gusa mamara kukoza amenyo nkagira gutya nta kindi bintu bindi nkoresha. Ikindi ni cya gatatu nkunda gukora nkunze gufata ubuki fata nk'akayiko duke cyane urabona ko umuntu mutoya ufata ntuza akayiko gake cyane nkavanga n'agasukari ubuki n'agasukari gakeya urabona ko isukari bitarayonga nkafata nkahomeka gutya ngasigiriza nkategereza nk'iminota nk'ibiri cyangwa 3 ubundi nkabikuraho cyangwa se ukabirya nuko nta kindi yindi tekinike rwose nkoresha ntaho nkoresha sito cyangwa ikindi nkoresha isukari n'ubuki nkakora ni nko gukora scrub exfoliatinga scrub rwose ugakuba ubundi nkabikuraho ubundi nkishyiraho ka vaseline kanjye gasanzwe vaseline umva amavuta vaseline akora akazi kenshi cyane nshyira kuntuza kumunwa gusa ariko nakandi kantu nshaka kuzagura ntuza unako iyo dusohotse hanze nabwo nkuko ntuza munagoshyiraho SPF abona amantuza n'amarabero afite SPF sun protection nabwo kurinda intuza umunwa nako ndashaka kuzagagura nzakababwiraho uko umuntu afite ariko ivanzeline nabwo nta kintu ntwaye ariko cyo nkunda gukora no kugira mpora nsigaho ku munwa kabisa. Ivanzeline nzigendera mu ntuza nzigendera mu shakoshi ahantu hose muri douche ziba zirimo mu shakoshi zirimo bazifite gukira ku karabero ku munwa rwose nyana nubwo nkunze cyane gukoresha ntuza rouge à lèvres nimba ni gake cyane kabisa uzasanga ngiye nisize rouge à lèvres cyane mu video nkora hano ni gake cyane uzegera mbona nisize rouge à lèvres ku munwa nta sinzi nimba ariko ntabikunda ariko nta kibazo mwashaka gushyira rouge à lèvres ariko ngewe nkunda kudashyira rouge à lèvres ino sizo nshyiraho gake cyane dore ubwo umuntu wibazaga uburyo ushaka kugira iminwa myiza itoshye kabisa cyangwa se ushaka kugira iminwa iri rose nakubwira iki rwose dore ibanga ndaribabwiye rwose umuntu ufite iminwa yumagaye rwose ajya ushyira agakotoro cyangwa se ugashyira akavaseline cyangwa se akavaseline pomade rwose bituma umunwa ugira itoto cyangwa se worohamo rwose biba ari sawa cyane. Iminwa yumagaye rwose rwose ngomba kugira iminwa yigize irifite itoto rwose iminwa
nizere ko umuntu wansabye ku video asubijwe ibisubizo n'ibyo rwose n'ibintu bitatu nkora gusa nkoresha nkimubaho uburoso bakoresha kavaseline kanje kiri nka kuri scrub yayo intuzo ubuki n'isukari gusa nkora duke cyane ubundi kubaho uburyo guki intuza mbikora gatatu mu cyumweru cyangwa rimwe cyangwa uko niyumva ndabikora ariko nta bindi bintu biri special bindi nkora. Hari abantu bakunda gusigwa n'amavuta tukuza ariko nge munoza muri mu bintu byanjye nkunda gukoresha ibintu binatire rwose bitazagiraho ingaruka nibyo nkunda kuruta kunajya gusigaho ibyo bintu bindi byose ariko kiza gukora ibintu binatire rwose ni ibintu biramba kandi bitakugiraho n'ingaruka. Murakoze cyane kuri channel ya France Lifestyle. Umuntu wansabye video rwose ndagusubije cyangwa n'undi muntu wese arukeneye kugira iminwa myiza rwose ibobereye yoroshye ni sawa cyane none wari gutanga nko tubizo biba ari sawa cyane uri bwakabizo umukunzi wawe cyangwa se umugabo wawe cyangwa se fiance wawe bari sawa cyane. Mukore subscribe izindi video zaje zibagereho nyinshi cyane.